abayobozi bayo baranga none nk'amafaranga barayaborotse ubu abayobozi b'ibyo bakimara bagafata amadeni badahembye basi niyo mpamvu twafashe ku mwanzuro w'abafana kuza gutabariza ikipe yacu kugira ngo itamanuka habuze nuko ikipe bashatse ko yitwa Rubavu FC murabyanga bashatse ko yitwa Rubavu FC utanga yitwa Vision turabyanga noneho bahita baboroka amafaranga nese undi yiswe Rubavu hari ikibazo mwagira kuva kera kose basaba kurusa ivuko ryacu tuzi ko ari ETSR ahubwo kwitwa ETSR ibyo ari cyo batwaye abanyamakuru mwese utubwire perezida wa repubulika niwe mubyeyi dufite turengera twese naze adutabare ikipe yacu arayikunda Rubavu abantu bose babaye nk'imfubyi abantu bose barabaye ntabwo bishimye kubera ko ikipe yacu igiye kumanuka ngubu dufite amanota 22 turi mu murongo utukura dore n'ubu turatsinzwe turimo turatabariza ikipe yacu aperi twagombye kwitsinda reka ngubwire icyambere abakinyi bose twagiye tugura bakajya barafata bakajya abakinyi bagahamagara abakinyi beza bazi gukina ubu dukinisha abakinyi batabizi bakavuga ngo barabaha amafaranga bakatwima abakinyi bakaducika ubu tugakinisha babakinyi twifatiye bo kuranda bo kubana ntabwo twigeze tugura ntabwo twigeze dukora kubera ko ikipe ya ETSR yamanuka mwe nk'abafana mwabyakira gute twebwe ikipe ya ETSR nimanuka situzi ibintu bizaba ntabwo tuzamanukana nayo ariko kwa president tuzajya muri ministeri gutabaza kubera ko sinibaza ukuntu meya sinibaza ukuntu nuze governor w'intara y'Uburengerazuba atabona bino bintu none si ikipe yaba itarya yaba no gutegisha ije uyu munsi wabura kina na APR nuze no kurara Kigali itike bayikura he dufite ikibazo gikomeye mudutabarize mudutabarize ibintu bigeze hamanuka twebwe nagahinda akababaro dufite ikipe yacu ETSR kuba ikipe itsinzwe ntabwo ari byishimo nanone twagira ngo tubasabe nk'abanyamakuru ko mwahatubera turabyizeye neza iyo abanyamakuru baje ibibazo biba byakemutse 80% mutubereyo kandi n'ubu butumwa mubugeze no ku buyobozi bwa ETSR yakoze cyane ushikira ikibazo kimwe yesa utwaye igikombe ariko reye ikagutsinda umukino ubanza mwaranganye ariko ejo tariki 9 igutsinze ugatwara igikombe uyirusha nk'amanota 13 wabyishimira bingana iki biragoye nko kumva ubunini bwateye Amerika ko Rayon Sport yatsinda APR kuri ubu ngo biragoye pe biragoye tabara mwami Yesu tabara bareyo barapfuye tabara mwami Yesu tabara ojera ragiye ushingira uvuga ko utazaje wahereza abari nakomeje kubivuga ko kurusha inyama gutwara imbwa ntabwo nakwigereranya na Reyo buriya umutinda arotarya cyangwa yurira indege nta pasiporo afite icyo nabwira abareyo nibihangane bategura umwaka utaha ariko baritabiye abantu bashinzwe amarushanwa ministeri federasiyo bazabaho igikombe nk'abantu bitabiriye kandi bakompase ushingira uvuga ko Rayon Sport nta bushobozi bwo gutsinda nta bushobozi ushingira ku kivuga ko Ojera yaragiye Ruvumbu yaragiye Majari waragiye Rwatubya yaragiye nanuzana wa muzamu wa gatatu nuza yitwa nde wa wundi Adolphe nawe yaragiye ubuse urantsinda utsindishije iki tsinda uri Rayon Sport yuzuye ariko Rayon Sport ituzuye y'igicagasi y'igice biragoye ku izina ry'Imana ndayiterura ndakubita hasi ndashwanyaguza ibitego bingahe rushugi ibitego bingahe bimbaza ibitego icyamfa nuko kwitsina ariko nzayitsinda ugiye gutsinda Rayon Academy nkuko ngo mwishimye mwatsinze Yanga ya gatatu oya Yanga ya gatatu oya nawe ukoze uvuze bibi Yanga ya gatatu ifite abakinnyi bakina mu kipe y'igihugu ifite abanyamahanga batahamagawe baravuze ngo bagiye mu gikombe cya Afrika bari ko bari bagiye mu gikombe cya Afrika sibyo nkaba narabatsinze batwaye igikombe
subiza icyo ni ikibazo nago bari nyine nanjye nakobajije ko mbwiye ngo natsinze Yanga ya gatatu abasiniyana ngo ntago bari bahari none se yatwaye igikombe bivuze ko rero ngo n'ubu ngubu reyo abakinnyi bose waturondoreye bose bagiye bivuze ugiye gukina na reyo rwose ije bivuze ko ngo reyo y'akademi imitima ni akademi ab'imitima yinangiye barimbukire muri reyo uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana yishimiraga dufite ikipe ikomeye ariko ariko tujya gutabariza iriya kipe tujya kwitabariza reka tuyitabarize wa mugani nk'uko byabayeho niba kirakemeye kakazamura idarapo kakamanika mu mujyi wa Kigali Nyarugenge kakamanika idarapo mu mujyi wa Magere umubyeyi wacu Kagame Paul kagatabariza ikipe yatwaye yagatase mu mari mujyane abayobozi bakimuriza basi ihembe ariko nanone ntabwo tubakorera siporo tabara nambaye umubiri tabara mwamwesu tabara bareyo baragiye tabara Majari waragiye tabara Ruvuma imbwa yose igira umushumba byararangiye ubu ngubu abandi bashakisha icy'amahoro njyewe ndashaka icya shampiyona kuko shampiyona ligue umunsi uvuga ngo ku munsi w'ejo Rayon Sports izakina n'ikipe ya Sunrise uwo match uzakurikizaho ni Etoile de l'Est arabavuga bati Rayon Sports nta mizikura mu Nyagatare ngo bakaniye bimeze bite ubateze iyo match cyangwa igikombe iyo yajya yikavayo kumfata biragoye ko Burundi bwatera Amerika umugore wawe yatetse urugori wumvise umuharira n'umwana umugari wowe umuharira bwa bugari ahubwo wowe nka papa wahaye ukajya ifi nini nibareke n'abareba twirinde abareba bazagushyanga n'agahanga urabona iyi match yakiriye gute kuko mushyizemo amanota 10 hagati ya APR na equipe ya Rayon Sports umwanya kabiri nagakuta utwo mu kigage kamwibere seke nanjye cangiranye abaye 10 kwa kabiri za 13 naje Nyagatare ntibazacyura no tuzahura cyaratashe
ibintu cangirange rwose. Yes, ngira ngo mwari mumaze iminsi mutera comments zigiye zitandukanye ku mutoza Thierry Froger ngo ntabwo akina ngo atsinde ibitego byinshi, none uyu munota igitego kimwe kirimo kiragenda kimucyura, murabona ibintu uko byifashe, mwebwe muzajya mukomeza niyo cyaba igiciro cyame n'amanota cyambere n'atatu turadushaka atatu niyo yambere, ariko urabona hanyuma ku itariki 9 muzakina na Rayon Sport, imaze inshuro 3 mukina mukayitsinda, hari ibitego 3 yabatsinze kubusa, umufite icyizere ko mugiye kuyihindukira? nzayikubita inkoni ku mboro igisohora derega igice kuri ni ibitego 3 kubusa cangirange nabizi nabyarangiye 3 hano ejo nagizaya 9 zararukare nabwe ni umupfumu wanyu yaragiye Ruvumbu umugambanyi mubi mwagiraga mwataka akana umukasira akana umuwi watubyaye Ruvumbu kare wabatsindira kandi ntuzabatsindira Museno cyangwa urango Charles Bare arabasha se nta mugongo yarashaje